kwizera ugukura ku bantu ukagushyira ku Mana nyirayo, nyir'ukwizera. Imana niyo nyir'ukwizera, niyo yavuze ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyanjye, izi ahantu ibitse igitangaza cyawe. Imana izi ahantu ibitse umugisha wawe. Isaha iyo ari yo yose mu kadomo uzatabarwa. Yantumye ngo nkubwire ngo isaha iyo ari yo yose Imana izahindura amateka yawe. Mutamara byara baza kundeba, na n'uyu munsi barakijwe, baravuga ati kuva twanugambe tubonye ibi ni bwambe tubibonye. Kwizera kwirukana abazimu, kwizera kwirukana abarozi, kwizera kwirukana za karande, kwizera haleluya kudukiza umuruho de kosika arabi erefoy. Ndakwifuriza kwizera nshuti yanjye, ndakwifuriza kwizera. Mukatiye gusengera ibyifuzo, ariko niba nakwizera ujye kwiryamira. Gutaka kwawe Imana yumve ibyifuzo byawe. Ushobora gusenga, ushaka kumara umwanya usenga, ushaka kumara igihe ushaka Imana, ariko uyu mwanya ndagira nkubwire ngo Imana iraza kumva gusenga kwawe. Icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa ni ukwizera. Ukure kutizera muri wowe, uzamura ukwizera mu izina rya Yesu. Nimba ukeneye ko Imana igusubiza, irukana ubwoba, irukana amaganya, irukana agahinda, irukana gushidikanya, wizere. Wizere kandi utagize umuntu n'umwe ushingiraho. Wizere Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Wizere Imana itajibura inzira. Umwana w'umuntu yabura inzira, umuryango wawe wabura inzira, umuryango ushaka gushaka inzira ngo gufashe ukayibura. Umwana w'umuntu yashaka inzira ngo gufashe bikanga, baparangana n'ibyemere. Ariko ndagira ngo aho wicaye, aho nkurikiraniye, wagana banke bikanga, wagana abakomeye bikanga, waca inzira bikanga, washakisha bikanga, ariko niwinjira mu kwizera, Imana iraza kumva gusenga kwawe, iraza kumva gutaka kwawe. Ku munsi w'umubabaro, ku munsi w'ibikomere ufite, ku munsi w'agahinda ufite, ku munsi w'ubukene ufite, Imana ibasha kumva gusenga kwawe. Wowe ikuremo ubwoba, ikuremo amaganya, ikuremo agahinda, ikuremo kutizera, ikuremo gushidikanya, ikuremo kwibaza ngo si Imana niyo senga ngo cyangwa siyo. Yemera ko haza kambutiyaje kugira ngo irebe kwizera kwawe. Yemera ko haza ibibazo kugira ngo irebe kwizera kwawe. Yemera ko abantu bakuvuga kugira ngo irebe kwizera kwawe. Yemera ko abantu bakunegura kugira ngo irebe urukundo uyikunda, irebe kwizera kwawe. Yemera ko abantu baguca intege bakakubwira ati wasenze ntayihari kandi ihari. Yemera ko abantu baguteraniraho, iyo yanemera bakanagusora no mu nzu, yanemera bakanaguseka kandi hari. Igira ngo irebe kwizera kwawe. Umva nkubwire, irantuye nkubwire ngo kwizera kwawe kugiye guhagurutsa Imana mu kibazo cyawe. Elepita la shaire elefone. Kwizera kwawe, kwizera kwacu, kwizera kwanjye, kwizera kwawe papa, kwizera kwawe mama, kwizera kwa mushiki wanjye kugiye guhagurutsa Imana muri icyo kibazo ufite. Imana igiye kuzamo muri izo ntambara ufite. Imana ugiye kuyibonamo. Ntabwo Imana igitabara umuntu itabanze gupima kwizera kwe. Nibishoka irabanza igapima kwizera kwawe, ikabanza ikareba si imyizerere ni iyi. Iyi nkunda arizera cyangwa ntabwo yizera.
ntishobora gutabara itabanje gupima kwizera kwawe. Izaza nk'intege nke, aho nifatire nka mwene wanyu wakwanze. Igihe kimwe ngo Yesu yasanze abagabo bakesheje ijoro baroba ifi. Yesu yazibitse nk'uko muri iki ifi Yesu yarazibitse ntazo bifite zaragiye. ngo yari abwiriza araza asanga abagabo baraye ijoro baroba, ngo asanga abagabo barakaye bakesheje ijoro baroba, nta rufi na rumwe bafashe, nta gafi na kamwe bafite. Ngo abatira ubwato, arabwira ati bagabo nimunize ubwato. Ngawe bati mwigisha kiri. Ngo atangira kubwiriza yicaye mu bwato, ngo arabwiriza, abwirije abona abantu barakaye. Yabwiriza ko abantu ese ko mudafashwe shwita. Birakubwiza umunyenzano umuntu umaze igihe yabo umuntu warano no mumbeho, imbeho yo mu mazi ni danger. Nge nayizi imbeho yo mu mazi ni danger. Ngo wapi se bite ko mutishi bati wapi mwigisha. Wapi mwigisha, ubu tuvugana twaraye turoba, twakesheje ijoro turoba, nta rujanga nta rufine n'umwe twafashe. Ubu kutubona nuko tumeze. Nawe imagine urumva nimba barabarobye hariho n'abantu baje kurangura. Ubwo urumva baje kurangura amafi nta barabona. Abasize akahunga mu rugo bagatetse nta kintu kiri. Abasize bacumbye ubugari ngo baze kurya bacumba ubugari nta mboga babonye. Abantu bari bahangayitse, buri muntu wese avuga ati ubusasubiye koko nta fi njyanye. Ngo urumva abacuruza mu isoko byari byabaye hatari, abantu bose byanze. Noneho n'abarobyi nabo bafite agahinda bipfumbaza. Yesu ahageze ibintu birahinduka. Ndavuze ngo Yesu agire mu byawe ibintu bihinduka. Arabwira ati ngo se mufite ikibazo, ifi ya Yesu yazitwaye ntaho warara uhiga nazo wabona. Ariko Yesu avuze ngo ifi nazizanye waroba. Arabaza ati bitasasha tinuko muzinze zagiye. Aravuga ati okay. Ati hanyuma rero mufate ubwato mutsure. Ati yego mutsure mugende mwengeri mubuze kujugunya iburyo. Ego Petero aravuga ati ariko se bwigisha ko nta uroba ku manwa, ubu ni ku manywa amanwa y'ihanga, ubu se aya manwa turaroba bikunde. Ngo bwari wowe ubivuze, ngo ntacyo bwari ubivuze, ngo turagenda. Mukuri nta muntu uroba ku manwa rwose nta uroba ku manwa. Imana abantu bari ku mazi banyumuza, nta uroba ku manwa. Petero avuze ibintu by'ukuri bati mwigisha none se kari ku manwa tari ubwo ari wowe ubivuze. Icyo bari bakeneye ni ukwizera. Bariza bati bareka twizere ubwo ari ubuze. Naho Yesu yabivuze ifi ziri kumva. Igihe Yesu yazaga gutira ubwato, igihe Yesu yavuga ati mucura ubwato, ifi zabwira nyina bati afanda aravuze, Yesu aravuze, umwigisha ngo ifi zaritabye. Ifi zitabye ijambo. Ifi ahantu yababwiye majugunye, ifi zaragiye zirahipakira. Ntibigeze bajya kuzishakisha, ntibigeze bajya gukangaza ni mu ijambo ry'amashi. Ntabwo bajya gukangaza ngo bajye impande hose bagende bakangaza kugira ngo ifi zize kuza aho ngaho. Oya, kandi ubu ntiwaroba utabanje kugenda ngo ugende uzengurutse umuraga. Ntabyo bakoze, ahubwo Yesu yavuze. Haleluya! Iyo Yesu avuze, iyo data avuze, iyo papa avuze, ene wakosika ibintu byose biramwumvira. Yesu avuze, aka kanya avuze, ubuzima bwawe bwahinduka. Ifi zaritabye. Ndatangaje ngo ifi zitabe mu izina rya Yesu. Ifi zaritabye. Kasi nzo muri guhanurira, ariko numva no muri Imana igiye gutabaramo amateraniro. Ifi zaritabye. Kandi bari bafite igikomere ko baraye ntazo bafashe. Ifi zarabitabye. Ngo ziravuga ati twihute, afanda aravuze, twihute, umwigisha aravuze. Mbese ifi zubashe Yesu nk'aho akuba afanda. Ziravuga ati yavuze,
zimera amatwi ziri mu nyanja, aho zihishe zivayo, aho zagiye zivayo, aho zagiye kuryama zivayo, ziriruka zose kuko zumvishije ijwi ngo ziragenda zipakira ahantu. Biravuga ngo bashizeyo umuraga, ngo bakuruye, ngo umuraga wenda gucika, ngo birabananira gukurura kubera ko ngo zari nyinshi, ngo bahamagara bagenzi babo, ngo bagenzi babo baza kubafasha bakurura umuraga. Reka mubwire nereko sikadre, ndimo ndumva umwuka w'Imana ambwira abarozi bakwihambiriyeho, abapfumu bakwihambira, bibwira ko ifi bazitwaye. Yesu agiye gutegeka, icyo yashakaga kwari ukwizera. Neko sinimo, ubwo ufashe umwanya wo kwizera ugiye kubona igitangaza mu buzima bwawe. Sawa Nabi mamana ai mama we mana Nabi mamana mundu ni Zawe Nabi mamana churani mamana la 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 salamo Nabi mamana Nabi mamana sawa. Iki ni igisirima cya muziki ya gitari na piano, ntabwo mirimo sirimira Imana muri ekuteri mwambaye amagara ubwiza bw'Imana. Ya lela saramoria Imana ishimwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirareba. Oh la kosika elemo dawa le pala shinemo draw enemando la elefai. Twari turimo tuvuga imbaraga zawe, twari turimo tukuvuga Mwami, kukuri Imana yo kwizerwa, kukuri Imana yo kwiringirwa, kuko nta yindi Imana ihwanye nawe. Enako sinimo elefani. Imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirazura, imbaraga zawe zikuraho urupfu, imbaraga zawe zitanga ubuzima. Mwami w'abami, lakosike enemo, tugushimiye umugambi wawe mwiza muri mwanya, muri iki gitaramo duhaye. Rapo enewo zekosinima lala elefo dro enemo tawasik enema bi eneko taimandura. Uri Imana ikora, uri Imana ikomeye. Tugushimiye kubana natwe. Fasha buri muntu wese muri aya materaniro, umubyeyi, umugabo, umusore, umukobwa, umuntu wese ugeze muri aya materaniro yakira imbaraga z'Imana, yakira amavuta y'Imana, yakira igitinyiro cy'Imana. Ropela sha ene wakosika. Buri muntu wese ugushaka ahure n'amavuta yawe, ahure n'imbaraga z'Imana. Ola pita manolai, ubwiza bw'Imana buganze mu buzima bwe. Icyo duhagaritse ni imbaraga mbi zose mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kwiza nikote buri muntu wese mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Turashima Imana ko Imana ari nziza. Turashima Imana ko Imana ishobora byose. Turashima Imana ko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Ijambo ryose Imana ivuze iresoza nk'Imana. Turashima Imana ko Imana ikora bikamenyekana. Duhereze Imana icyubahiro
ahantu dukurikiraniye, aho wicaye, aho ibere muri saro, uhereza Imana icyubahiro kuko Imana igukoreye ibintu bikomeye. Izi ni indirimbo mvuga zirimo ziri kumvyiga cyane. Ndagira ngo tuganirire ijambo ry'Imana ariyo dusengeramo. Zaburi 102 kandi turera ku murongo wa 2 nyine. Umwanya munini turafata dusengera ibyifuzo. Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. 3 ntumishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye, untegere ugutwi ku munsi ntakiramo, unsubize vuba. Imana ishimwe. Uwiteka umva gusenga kwanjye. Imana yumve gusenga kwawe. Imana ireba umwanya ufashe. Imana yumva amasengesho yawe. Ndatangaje ngo uyu mwanya umwami Yesu areme igitangaza muri wowe. Imana yumve gusenga kwawe, ihindure ubuzima bwawe. Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Gutaka kwawe utakira Imana, gutaka kwawe uhamagara Imana uyu mwanya muri amateraniro. Imana yumve gusenga kwawe, Imana yumve gutaka kwawe muri aya materaniro. Imana yumve gusenga kwawe mu izina rya Yesu. Ntumishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye. Imana yumve gusenga kwawe. Ntumishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye, untegere ugutwi ku munsi ntakiramo, unsubize vuba. Imana ishimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mudufashe mufungeho urugi iriya miziki. Imana yumve gusenga kwawe. Imana yumve gutaka kwawe. Imana yumve ibyifuzo byawe. Ushobora gusenga, ushaka kumara umwanya usenga, ushaka kumara igihe ushaka Imana, ariko uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo Imana iraza kumva gusenga kwawe. Icyo usabwa ni ukwizera. Icyo usabwa ni ukwizera. Ukure kutizera muri wowe, uzamure ukwizera mu izina rya Yesu. Nimba ukeneye ko Imana igusubiza, irukana ubwoba, irukana amaganya, irukana agahinda, irukana gushidikanya, wizere. Wizere kandi utagize umuntu n'umwe ushingiraho. Wizere Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Wizere Imana itagibura inzira. Umwana w'umuntu yabura inzira, umuryango wawe wabura inzira, umuryango ushaka gushaka inzira ngo gufashe ukayibura. Umwana w'umuntu yashaka inzira ngo gufashe bikanga.
baparangana n'ibyemere, ariko nagira ngo aho wicaye, aho nkurikiraniye, wagana banke bikanga, wagana abakomeye bikanga, waca inzira bikanga, washakisha bikanga, ariko niwinjira mu kwizera, Imana iraza kumva gusenga kwawe, iraza kumva gutaka kwawe, ku munsi w'umubabaro, ku munsi w'ibikomere ufite, ku munsi w'agahinda ufite, ku munsi w'ubukene ufite. Imana ibasha kumva gusenga kwawe. Wowe ikuremo ubwoba, ikuremo amaganya, ikuremo agahinda, ikuremo kutizera, ikuremo gushidikanya, ikuremo kwibaza ngo si Imana niyo senga, ngo cyangwa siyo. Yemera ko haza kambutiyaje kugira ngo irebe kwizera kwawe, yemera ko haza ibibazo kugira ngo irebe kwizera kwawe, yemera ko abantu bakuvuga kugira ngo irebe kwizera kwawe, yemera ko abantu bakunegura kugira ngo irebe urukundo uyikunda, irebe kwizera kwawe, yemera ko abantu baguca intege bakakubwira ati wasenze ntayihari kandi ihari, yemera ko abantu baguteraniraho, iyo yanemera bakanagusora no mu nzu, yanemera bakanaguseka kandi hari, igira ngo irebe kwizera kwawe. Umva nkubwire, irantuye nkubwire ngo kwizera kwawe kugiye guhagurutsa Imana mu kibazo cyawe. Phtwellars elefone. Kwizera kwawe, kwizera kwacu, kwizera kwanjye, kwizera kwawe papa, kwizera kwawe mama, kwizera kwa mushiki wanjye kugiye guhagurutsa Imana muri icyo kibazo ufite. Imana igiye kuzamo muri izo ntambara ufite, Imana igiye kuyibonamo. Ntabwo Imana igitabara umuntu itabanze gupima kwizera kwe, nibishoka irabanza igapima kwizera kwawe, ikabanza ikareba si imyizerere ni iyi, iyi nkunda arizera cyangwa ntabwo yizera. Ntishobora gutabara itabanze gupima kwizera kwawe, irabanza igapima kwizera kwawe. Umuntu wese Imana izatabara imucisha mu ruganda, ikabanza ikareba ko uri umukoko, uri uwo gusubizwa. Muri ibyo bibazo uhagazemo byamenaguye umutwe wawe, harimo Imana. Imana yangiriye kwizera kwawe, kuva ngo na nyuma ya zeru ngufitiye icyizere. Ikeneye kumubwira ngo na nyuma ya zeru ngufitiye icyizere, na nyuma y'uko abaganga bambwiye ko kubyara byanze ngufitiye icyizere. Haleluya! Imana ishimwe. Ejo nasenga n'umubyeyi, guhera ku wa kabiri turasengana, ninjoro turasenga, ari kwa muganga. Abaganga barambwira ati kubyara ntabwo byoroshye, ntabwo biraza gukunda, bimeze nabi, ati bwose turanari nukomeye. Kwa gatatu turasenga, baramagana bene turasenga. Abaganga bongeye kubona basanga umwana yitambitse mu nda, baravuga ati umwana yitambitse kandi yananiwe. Ubu tugiye gusova umwe, tugiye gutabara umwe, nta kundi. Ariko Imana twizeye, Imana yo wayizeye, no mu muriro, no mu muriro, no mu muriro, no mu muriro watokombewe, watukuye, bawenyegeje, bawucanye, no mu muriro Imana igiterekamo wa kane. No mu muriro wakaze data yafata wa kane akamuterekamo. Mu gihe abaganga bamubibaza ngo biragenda bite, ngo biragenda bite, umwana yananiwe, ngo byagenze gute, data wa twese aca inzira abarabyaye. Uwo numwe mugenzi wangu ati nanjye Imana yantabara, nawe banageza umwana yitambitse avuga ati ntibyakunda, baramubaga. Ababyeyi uko ari babiri babayeho, n'abana babo babayeho. Reka nkubwire, icyo kibazo ufite kigukomereye, Yesu aragishoboye.
izo ntambara ufite zigukomereye Yesu arazishoboye. Ubwo burwayi ufite bugukomereye Yesu Kristo arabushoboye. Ayo madeni agukomereye Yesu Kristo arashoboye. Umwuka w'Imana yambwiye ngo nze nkubwiye ngo Yesu uyu mwami w'abami ashoboye byose. Ibyo uri kubona nta nzira zihari, Yesu Kristo aruzi inzira. Wowe urimo urareba n'aya maso, ariko umwami w'abami Kristo lepa we ari kurebesha andi maso. Wowe izere. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo izere. Ikintu cyose nta kintu uzakora utizera, nta kintu uzageraho utizeye. Ntuzacuruza utizeye, ntuzakora ubukwe utizeye, ntuzajya kwiga utizeye, ntuzasengera abantu utizeye, ntuzabyara utizeye, ntuzatera imbere utizeye, ntuzajya mu ijuru utizeye. Ibintu byose ni ukwizera. Ntuzayobora abantu utizeye, nibishoboka. Ntuzabwiriza utizeye, nta gitangaza Imana izakoresha utizeye. Rekotarashaye, ibintu byose ni ukwizera. Mbese witeka azasanga kwizera ko kiri mu bantu, ko ibintu byose umwami Yesu abirebera mu kwizera. Ntuzaheka utizeye, ntuzubaka inzu utizeye, ntuzayigura utizeye, ntuzajya muri misiyo utizeye. Ntibishoboka. Defa iyo urwaye ntuzayikira utizeye, ntuzazamuka utizeye, ntuzagira ijambo utizeye. Ugomba gukura amaso ku bantu ukizera Yesu. Haleluya! Imana ishimwe. Kandi mu gihe bikomeye nibwo Imana ikeneye kwizera kwawe. Kwizera kwawe Imana igukeneye hahandi itanura ry'umuriro baryenyegeje. Kwizera kwawe Imana igukeneye hahandi abantu bagukuyeho amaboko. Yobu yarizeye ahantu hatuye Imana imutabara. Naho umugore amubwira ngo tuka Imana wipfuye, aravuga ati sinayituka, sinshobora kwituka nibaho. Uruhu rwanjye numara kubona amaso nyine azayireba saa yundi. Yari yizeye. Kwizera ni ukwizera, ukanizera, ukaniza n'urupfu rwaje ukizera. Kwizera ntibigira igipimo. Kwizera ni ukwizera kuzuye. Hari ukwizera ukizera amakuru wabyiwe, hari ukwizera ukizera abatante, hari ukwizera. Kwizera nyako ni ukwizera ibyo utaruzi, ni ukwizera ibyo utarabona, ni ukwizera ibyo utarumva, kandi wamara kubyizera ukabishimira Imana, ugashimira Imana ko Imana ibikoze. Nguko kwizera. Ukwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Umuntu wese iyo yizeye atabashizeho ibikorwa biba bipfuye. Ese ufite kwizera? Kwizera ni ukwizera udashingiye aho utuye. Kwizera ni kureba ahantu umuntu atuye. Kwizera ni kureba ngo ndabanza nizera ko ntuye kubera ko navutse mu muryango ukomeye. Kwizera ni kureba amashuri ufite, ni kureba amatitire, ni kureba amadipolome. Ukwizera ni ukwizera kuva mu gukiranuka kukazamuka kukagera ku mutima w'Imana, Imana igakora igitangaza. Ukwizera gufite imizi yitwa gukiranuka. Umuntu wese ukiranuka agira ukwizera. Ukwizera guturanye no gukiranuka, kugaturana n'ibyiringiro, kugaturana n'umunezero, kugaturana n'amahoro. Umuntu wizera aba agira ibyiringiro, agira umunezero, agira amahoro. Haleluya, haleluya. Ukwizera kurazamuka kukatumbagira, kukamenagura abadayimoni bari mu kirere bafata amasengesho y'abatizera. Ukwizera kurazamuka kukamenagura abadayimoni, kukazamuka kukamena abamarayika baciwe mu ijuru batangira amasezerano y'abana b'Imana. Ukwizera ngo kugatumbagira kukazamuka kukagera ku Mana, kwamara kugera ku Mana, Imana igashaka igisubizo. Umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana.
umuntu utizera nta kintu azageraho, utizera ntacyo wakora. Iyo umuntu atizera arangwa igihe cyose ukora amakosa. Ndakwifuriza kwizera kurenza imitekerereze ya bene wanyu. Ndakwifuriza kwizera kurenza amakuru wicaranye. Lopi enemano, uracyafite kwizera. Ukwizera kwirukana abarozi. Umuntu ufite kwizera atari yavuga akajya imbere y'umurozi, utudayimoni turabwejagura. Turatango turahiye ariko kuko ufite kwizera. Umuntu ufite kwizera atambuka uruhande rw'umupfumu, umupfumu akikubita hasi kuko afite kwizera. Umuntu ufite kwizera atangaza amatangazo lepa yo gutabara umuntu akimeze nabi. Uriya muntu azakira ukwizera. Ibintu byose uzageraho uzabigeraho kubera inkingi yitwa kwizera. Iyi nkingi ifite amashami, ituranye n'ibyiringiro. Umuntu wizera ntagira gushidikanya kuko haba hari ishami ryitwa byiringiro. Fite ibyiringiro bifite ubugingo, fite umugabane mu ijuru. Ukwizera kugira ishami ryitwa ibyiringiro kuko wizeye uhita ugira ibyiringiro by'uko iyo wabwiye yumva. Ishami ryitwa byiringiro rihanyurwa n'ishami ryitwa maganya. Iyo umuntu yatakaje ibyiringiro hicaramo amaganya. Umuntu wese utagifite ibyiringiro afite amaganya mu mutima we, ariko umuntu ufite ibyiringiro nta maganya afite. Iyo ukwizera kwawe iyo kwazamutse kukagira amashami, kukagira ishami ryitwa ibyiringiro, abademoni bava mu nzira. Ukwizera kugira ishami rikomeye ryitwa ibyiringiro. Ndabishyiramo kenshi ibyiringiro. Kwizera, ukwizera kugira irindi shami rikomeye ryitwa amahoro. Umuntu wizera aba afite amahoro muri we. Umuntu wese ufite kwizera wamaze kuzamura ukwizera, ikintu umutima we wakira amahoro muri we. Umuntu utizera nta mahoro agira, ahorana ubwoba n'agahinda. Ariko umuntu ufite kwizera agira ishami ryitwa ibyiringiro, akagira n'ishami rikomeye ryitwa amahoro, rituma umutima utamuvamo. Pe kosika dro le palasha enemon. Iyo umuntu afite ukwizera kukamuzanira amahoro, amahoro akuzanira umunezero. Umuntu ufite ukwizera agira n'ishami ryitwa umunezero. Amahoro n'umunezero biratandukanye. Umunezero urasohoka ajya hanze, abantu bakakubona uri kwisetsa, abantu bakakubona bati haleluya, banagate kusikora. Bawe niba kubaza ni kuki wuzuye amahoro, nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza. Nawe niba kubaza ni kuki wuzuye ibyishimo, nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza. Iyo umuntu afite ukwizera lekosinimo, kuzamura amashami anyeganyiza abadayimoni. Umwuka w'Imana yambwiye ngo sengera abantu basabe kwizera. Bimwe mu bintu bituma abantu batizera badasubizwa nuko basenga ariko nta kwizera bafite.
ndagira ngo wisuzume urebe ariko ubundi yizeye. Ufite ishami ryitwa ibyiringiro, ufite ishami ryitwa amahoro, ufite ishami ryitwa umunezero. Ola shakara boriya madripa. Umuntu ufite kwizera agira n'ishami ryitwa urukundo, arangwa n'urukundo. Ntushobora gutanga udafite kwizera. Umuntu atanga ko afite kwizera bati iyamaye ibi ngibi nubwo mbitanze irankubiramo n'ibindi, ariko umuntu utagira udafite kwizera ntatanga. Abona amazi nkanga batabata amazi yanjye sinayatanga, nyatanze nahitagena akabirekera. Ariko umuntu ufite kwizera aravuga ngo nahangeze nahanuye n'iki kiryamo n'iyi kanzu n'iyi shati n'uyu musatsi ni Yesu iyankoreye ibi ngibi, iyandokora urupfu rukomeye, iyankuye w'igisuzuguro, irandemera n'akandi kageze. Umuntu ufite kwizera agira ishami rikomeye ryitwa urukundo. Iyo umuntu yatakaje ukwizera nta rukundo agira, ahora afite imibare y'ibihekane n'ibibazo. La shalabo enemando drelfai. Ndakwifuriza kwizera. Bakundwa beneza munkurikiye, ubutumwa uko Imana yamenye mbuzane ubwakire. Iyo ufite kwizera ugira ishami rikomeye ryitwa urukundo. Kubera ko ufite kwizera ugira n'urukundo rwo kuremera abantu, kuremera abandi. Yesu yacyafite kwizera. Wabura ibintu bitanu watubwira Imana yagukoreye ko yakwizera. Kwizera n'umubyeyi rimwe turasengana, umwuka w'Imana birashaka kwenda nkurikiye simbizi, ariko ashatse yahita yandika kuko arabyibuka. Aza kundeba ari kumwe na mushiki w'umugabo we nakoraga hariya Siniya. Aza kundeba, umubyeyi yari yabuze urubyaro. Turasenga, mukemana nawe ngo ufite kwizera. Ati urumva ufite kwizera? Ati ndagufite. Arambwira ati none uyu munsi niba ufite kwizera, nutaha ugataha ugende ukore gahunda zose z'umugabo n'umugore uyu munsi uzikore, ndaguha gutwita. Haleluya! Uwiteka ni none uyu munsi mutamata mushike mugabo ati nikomeza ati ni musaza wanjye ndahita mubwira. Barataha, uwo mwana arahari, babye umwana w'umuhungu. Barataha, umukama wizere itariki yandike uyu munsi, ugende kuri gahunda z'abashakanye uyu munsi wandike, ndaguha umwana. Kandi aramaze igihe arabuze umwana, yamaze imyaka arabuze umwana. Arataha akora gahunda zabo, barandika. Nyuma y'ibyumweru bibiri umudamu atangira guciragura, ajya kwa muganga. Ageze kwa muganga biramurenga. Nimba nkurikijwe ubuhamya yabo ushimangira akandika agahita avuga ngo ni njyewe. Ndabizi ko ni ikintu cyabaye gituma umutware n'abadive ibi byo gusengana iby'umwuka wera ntabwo ari kubabwira. Atwita umutware we, araza arakizwa. Ntabati Imana arayibonye, Imana ishimwe. Habyagiye kubyara umwana mwiza w'umuhungu basa, mwana usa na se. Kwizera ugukura ku bantu ukagushyira ku Mana nyirayo, nyir'ukwizera. Imana niyo nyir'ukwizera, niyo yavuze ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyanjye. Nize izi ahantu ibitse igitangaza cyabo.
imana izi ahantu ibitse umugisha wawe. Isaha iyo ari yo yose mu kadomo uzahatabarwa. Yantumye ngo nkubwire ngo isaha iyo ari yo yose imana izahindura amateka yawe. Mutama arabyara baza kundeba na n'uyu munsi barakijwe, baravuga ati kuva twanugame tubonye ibi ni bwa mbere tubibonye. Kwizera, kwirukana abazimu, kwizera, kwirukana abarozi, kwizera, kwirukana za karande, kwizera. Oh haleluya! Kudukiza umuruho de kosika arabi erefoy. Ndakwifuriza kwizera nshuti yanjye, ndakwifuriza kwizera. Mukatiye gusengera ibyifuzo, ariko niba nakwizera ujye kwiryamira. Mukatiye gusengera ibyifuzo, mutangire mwandike ibyifuzo byanyu. Hari ibyo umwuka w'Imana yaduhishuriye, ariko Imana itwereka bice ko ntabwo turi mu ijuru, turi mu isi. Iyo tugize umugisha kuwiteka, hari ibyo umwami Yesu atwereka, ariko wowe nyir'ubwite uzi ikikubabaje kundusha. Ufite kwizera. Niba ufite kwizera, andika icyifuzo cyawe, ugisaba Imana, ubwira Imana ndagusaba iki, icyo uzi nawe ukeneye gusaba Imana. Hanyuma wandike uba ko wandikiye Imana. Banza ugirwe kwizera uvuga ko ari Imana wandikiye, utandikiye Werarisi. Cyaho ngaho kuri gusenga rwawe wandike, uvuge ndakwandikiye mwami, ngusabye iki. Hanyuma ninza kubisengera wizere. Kwizera ugukura mu marangamutima no mahitamo yawe ukaguharira Imana. Kwizera kwatumye Basaduraka na Meshaki na Abednego, kwatumye Imana izimya umuriro bari babateguriye. Kwizera barawenyegeza. Kwizera kwabagaho kurazamuka, barawenyegeza nk'uwo bari kwenyegeza ku buzima bwawe. Ukwizera kwabagabo kurazamuka, barawenyegeza. Ibigeragezo hari igihe biza ku muntu bikajya bisimburana. Ejo ukagwa mu idene, ejo ukagwa muri cyamunara, ejo ukagwa mu bihombo, ejo bakakwirukana ku kazi, ejo umwana akaremba. Mbese ibigeragezo bigasimburana, ukagishaka Imana uyibona. Aho ngaho Imana ibyo ngo naho napfa nzapfa nyiringira. Abagabo baravuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza, nawe itadukiza. Ntabwo turapfukamira, ntabwo turaramya Imana y'ikigirwamana. Nibishoboka ukwizera kwacu kujya kumenagura imisozi y'abadayimoni ikatuba imbere. Iyo umuntu yizeye, ubwiza bw'Imana bumuza. Iyo umuntu yizeye, amateka arahinduka. Iyo umuntu yizeye, ijuru ririshima. Kwizera kwawe kwatuma Imana ikunezerwa. Yewe mama izere, yewe papa izere. Kwizera kwawe kwatuma enemala shayi nje nawe hari ibintu bihinduka mu buzima bwawe. Kwizera kwawe. Ese ufite kwizera ngo ufatanye nanjye? Ufite kwizera ngo dufatanye? Beko sinimo erefa. Iyo usengera umuntu utizera uravunika, uvunika wenyine kuko ntabwo aba yizera, aragutagangaza. Ariko iyo usengera umuntu wizera agenda ava mu bwiza ajya mu bundi. Lekosi kadroy. Nagiye mbona ababyeyi benshi, nagiye mbona abagabo benshi, nagiye mbona abasore benshi, nabonye kwizera icyo kugora. Iyo umuntu yizeye, Imana ikuvana mu buzima budafite ishusho ikakuremera ufite ishusho.
ntushobora kuva mu buzima budafite ishusho utizeye. Mariko sikadron, kugira ngo amateka yawe azahinduke, kugira ngo uzabane n'Imana, kugira ngo uzajye mu ijuru, kugira ngo uzabone ubwiza bw'Imana, nuko wizera. Erega ukeneye kwizera. Rarasharabo na wazinimo erefai deko sikadron. Kwizera ni igishushanyo mbonera tubonera mu ijambo ry'Imana. Yesu nagaragaje kwizera. Neko sinimo larashai igihe Lazaro inshuti ye yapfaga, neko zaramandolayi akamara iminsi 3 Lazaro agapfa bakamushingura. Yesu ngo araza asanga barashinguye, asanga abantu bari kurira, asanga abantu ibyiringiro byaragiye. Ngo mushiki wa Lazaro ngo abaramubonye, ngo Yesu arebye abonye abantu, ngo abona abantu batakaje kwizera, ngo Yesu abarebye, ngo Yesu ararira. Bagira ngo arijijwe nuko yapfuye. Yesu yararijijwe nuko batizera. Ngarabaza ngo se Lazaro mwamushinguye hehe? Nihe mwamushinguye? Baramwati ni hariya. Baravuga ati uje gukora iki? Uje gukora iki se? Mwigisha, inshuti yawe yarapfuye, ubu nibwo uje se gukora iki? Ko byaducanye. Ubusuraje cyamunara barayiteje, inzu yaragiye, ubusuraje inshaje, ubusuraje amadena nyinshi, ubusuraje nabuze ibyangombwa, ubusuraje viza nayibuze. Iyo hari igihe Imana ikubwira ngo ndagutabaye, viza bayibuze uwo munsi, ikamwa ngo uhaye viza ugatubate kose ni wowe uvuze kandi viza nayibuze. Nyamara mukadomo kajya kubona Imana irayiguhaye. Ngo arabwa ngo ni hehe mwamusinguye, mwamushize, ni hehe mwamushize? Baramujyana ngo hariya, ngaha bamushize. Ukwizera ukuraho imisozi, ukwizera kuvana umuntu mu rupfu. Ngarababwira ngo ereparasha, arababwira ngo nimukureho igitare. Igitare nta kindi ni ukutizera. Yemwe bantu b'Imana, yemwe abanyamasengesho, yemwe bavuga butumwa, yemwe bahanuzi, yemwe babyeyi, yemwe bagabo, yemwe bakobwa, udafite kwizera uzasazira iwanyu. Udafite ukwizera nta kintu uzageraho. Udafite ukwizera nta mpinduka uzabona. Udafite ukwizera nta jambo uzagira. Udafite ukwizera ntuzatabarwa. Udafite ukwizera ntuzuzura umwuka wera. Imbaraga uri gusaba, umwuka wera usaba, ntabwo uzawubona udafite ukwizera. Yewe unkurikiye, ese ufite ukwizera? Imana ishimwe, Imana ishimwe. Lela shalamon, Imana ishimwe. Ngo Yesu arabwira ngo nimukureho igitare. Ihita wibaza abashungereje bari kuri Yesu bavuga ati mureke unashinyaguye. Biravuga ngo imva yari yamanutse, yatangiye kubora. Abantu ati mureke ujye abantu bashungere, ubusabye gukora iki? Urabona ko nawe byagucanze, uri ku manegeka. Ariko aho muri icyo kibazo ikintu ukeneye ni ugukuraho igitare cyo kutizera. Ngo bakuraho igitare, bakuraho igitare, igishushanyo mbona cyo kwizera. Ngo Yesu araba ngo Lazaro, oh haleluya, Lazaro sohoka, pro erefai sohoka. Ene wakosika nikambwira Lazaro dukurikiye ngo sohoka. Lazaro ibyawe byaboze, Lazaro ibyawe byapfuye, Lazaro ibyawe byacanze, Lazaro ushungerewe, ene kotamango, Lazaro byacanze, Lazaro wabuze ibyiringiro. Ngo Yesu ngo Lazaro sohoka. Ngo bagiye kubona babona umugabo arasohotse. Yewe we, ngo umubiri we ari bye, ameze neza, atanuka. Uko baganiraga, umwami Yesu yoherezaga imitsi, akohereza amaraso, akohereza ubuzima. Nibyo bibona byapfuye, Yesu afite imbaraga zo kohereza ubuzima mu byapfuye. Ngo arasohoka.
Bibiliya ntivuga ko bamwondoye, ntivuga ko ngo ubundi ngaho ibaze yarapfuye kamara iminsi 3, yaba yaranutse, yaba yaratunyaguritse, ngo ariko arasohoka, ngo ameze neza, olapi enemoi ende kosika, ngo baramuhambura sha, baramuhambura, baratunye, baratembera. Ese ukeneye ko bizuka? Kirakwizera. Ndashaka gusengera abantu bakine kwizera muri amateraniro. Nimwe mwatumye mva ngomba kuzanga, naje nyerewe, ariko icyo umuntu udafite kwizera agira gushidikanya kurenze ko anatekereza. Imana ukorera abanzu umenye imbaraga zayo. Ni Imana yaremye isi n'ijuru, ni Imana iyoboye isi yose, Afurika, Aziya, Burayi, Amerika, ibihugu byose by'isi yose, ni Imana ibiyoboye. Hanyuma uyizeye ute? Uyizeye gute? Iyo usenga uyizeye ute? Mbariza umuntu ngo ibundi iyo dusenga tuyizeye ute? Aho nuyizeye nk'umuyobozi w'umudugudu, aho nuyizeye nk'umuyobozi w'akagari, aho nuyizeye nka mwarimu w'umudugudu, aho nuyizeye nka pasiteri, aho nuyizeye nk'uyobora paruwasi, aho nuyizeye nk'umuntu uyobora intara. Ni Imana elepa enewa lalashalabo irebera hose icyari. Bantu ubumana, umva imbaraga zayo. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni Imana ishobora byose. Aho nuyizeye nka mwene wanyu, ya papa, Imana uyizeye ute wowe? Uyizeye gute? Nuyifata nk'inyantege nkeya, izaza nk'inyantege nkeya. Aho nuyifata nka mwene wanyu wakwanze. Igihe kimwe ngo Yesu yasanze abagabo bakesheje ijoro baroba ifi. Yesu yazibitse nk'uko muri iki ifi Yesu yarazibitse ntazo bifite, zaragiye. Ngo abwiriza araza asanga abagabo baraye ijoro baroba, ngo asanga abagabo barakaye, bakesheje ijoro baroba, nta rufi na rumwe bafashe, nta gafi na kamwe bafite. Ngo abatira ubwato, arabwati bagabo nimunize ubwato. Ngo bati mwigisha kiri. Ngo atangira kubwiriza yicaye mu bwato, ngo arabwiriza, abwirije abona abantu barakaye. Yabwiriza ko abantu ese ko mudafashwe kwita birakubwiza umunyenzano, umuntu umaze igihe yabo, umuntu warano no mumbeho, imbeho yo mu mazi ni danger. Nge ndayizi imbeho yo mu mazi ni danger. Ngo wapi se bite ko mutishi bati wapi mwigisha wapi mwigisha. Ubu tuvugana twaraye turoba, twakesheje ijoro turoba, nta rujanga, nta rufine rumwe twafashe. Ubu kutubona nuko tumeze. Nawe imagine, urumva nimba barabarobye hariho n'abantu baje kurangura. Ubwo urumva baje kurangura amafi nta barabona. Abasize akahunga mu rugo bagatetse nta kintu kiri. Abasize bacumbye ubugari ngo baze kurya, bacumba ubugari nta mboga babonye. Abantu bari bahangayitse, buri muntu wese avuga ati ubusasubiye koko nta fi njyanye. Ngo urumva abacuruza mu isoko byari byabaye hatari, abantu bose byanze. Noneho n'abarobyi nabo bafite agahinda bipfumbaza. Yesu ahageze ibintu birahinduka. Ndavuze ngo Yesu agire mu byawe ibintu bihinduka. Aravuga ati ngo se mufite ikibazo, ifi ya Yesu yazitwaye, ntaho warara uhiga, nazo wabona. Ariko Yesu avuze ngo ifi nazizanye, waroba. Arabaza ati bitasasha tinuko muzinze zagiye. Teravuga ati okay. Ati hanyuma rero mufate ubwato mutsure. Ati yego, mutsure mugeni mwangeri mubuze kujugunya iburyo. Ego Petero aravuga ati ariko se bwigisha ko nta uroba ku manwa, ubu ni ku manywa, amanwa y'ihanga. Ubu se aya manwa turaroba bikunde? Ngo bwari wowe ubivuze, ngo ntacyo bwari ubivuze, ngo turagenda. Mukuri nta muntu uroba ku manwa rwose. Nta uroba ku manwa. Imana abantu bari ku mazi banyumuza, nta uroba ku manwa.
Petero avuze ibintu by'uko bati mwigisha none se kari ku munwa tari ubwo ari wowe ubivuze. Icyo bari bakeneye ni ukwizera. Bariza bati bareka twizere ubwo ari ubuze. Naho Yesu yabivuze ifi ziri kumva. Igihe Yesu yazaga gutira ubwato, igihe Yesu yavuga ati mucura ubwato, ifi zabwira nyina bati afanda aravuze, Yesu aravuze, umwigisha ngo ifi zaritabye, ifi zitabye ijambo. Ifi ahantu yababwiye majugunye, ifi zaragiye zirahipakira, ntibigeze bajya kuzishakisha, ntibigeze bajya gukangaza ni mu ijambo ry'amashi. Ntabwo bajya gukangaza ngo bajye impande hose bagende bakangaza kugira ngo ifi zize kuza aho ngaho. Oya, kandi ubu ntiwaroba utabanje kugenda ngo uzengurutse umuraga. Ntabyo bakoze, ahubwo Yesu yavuze. Haleluya! Iyo Yesu avuze, iyo data avuze, iyo papa avuze, ene wakosika ibintu byose biramwumvira. Yesu avuze, aka kanya avuze, ubuzima bwawe bwahinduka. Ifi zaritabye, ndatangaje ngo ifi zitabe mu izina rya Yesu. Ifi zaritabye, kasi zo muri guhanurira, ariko nuvana umurima igiye gutabaramo amateraniro. Ifi zaritabye kandi bari bafite igikomere ko baraye ntazo bafashe. Ifi zarabitabye ngo ziravuga ati twihute, afanda aravuze, twihute, umwigisha aravuze. Mbese ifi zubashe Yesu nk'aho wakuba afanda, ziravuga ati yavuze, zimera amatwi ziri mu nyanja, aho zihishe zivayo, aho zagiye zivayo, aho zagiye kuryama zivayo, ziriruka zose kuko zumvishije ijwi, ngo ziragenda zipakira ahantu. Birava ngo bashizeyo umuraga, ngo bakuruye, ngo umuraga wenda gucika, ngo birabananira gukurura kubera ko ngo zari nyinshi. Ngo bahamagara bagenzi babo, ngo bagenzi babo baza kubafasha bakurura umuraga. Reka nkubwire, nereko sikadre, ndimo ndumva umwuka w'Imana ambwira abarozi bakwihambiriyeho, abapfumu bakwihambiraho, bibwira ko ifi bazitwaye. Yesu agiye gutegeka, icyo yashakaga kwari ukwizera. Reko sinimo, ubwo ufashe umwanya wo kwizera ugiye kubona igitangaza mu buzima bwawe. Ngo bararoba bahita bavuga ati uyu mugabo wundi, uyu mugabo duhaye ifi, tugende tugende. Barabaye twakuvaho tukajya hehe? Bahita bavuga ati turagukurikira wowe, nta kintu na kimwe tuzakuburana. Bamukurikira uko, yewe nkurikiye, ndayago sengera abantu. Ese ufite kwizera? Waba ufite kwizera? Ndagira ngo senye kano kanya umuntu waratakaje kwizera ashiriwe ikiganza tumusengere. Umuntu watakaje kwizera wese ashiriwe ikiganza tumusengere. Yavuga amen, amami, ni ngiye ushiwe ndakire kwizera kwanjye. Umuntu wese watakaje kwizera ashiriwe ikiganza tumusengere. Ni karibu. Nimba waratakaje ukwizera, ukaba usigaye uvuga ati banza iyo nasenze idahari, ukaba waratakaje ukwizera, shyiraho ikiganza mbere yuko dusengera ibyifuzo. Tubaye dusaba Imana imbabazi, ubwire Imana ngo mwami mbabara kutizera, unyongere kwizera. Saba Imana iguhe imbabazi, ubwire Imana ngo Mana ndakwingiza makwizera, kuko ni wizera uraza kubona ubwiza bw'Imana. Nshuti yanjye, shyiraho ikiganza tugusengere. Ngo ndabategereje kuri screen ngo mbasengere abantu bakeneye kwizera, kuko umwuka w'Imana mwe ngo hari abantu benshi
batakaje kwizera. Kwizera kwabo kuragenda, shitani yirirwa ibasuzugura kubera kwizera kwabo kwagiye. Kandi aba bantu bagomba kubona Imana mu buzima bwabo. Rero niba ukeneye Imana, ushyireho ikiganza tugusengere, tugusabire ku Mana, Imana igira icyo ikora mu buzima bwawe. Ndakurindiriye uri ibyiringiro byanjye we Mana ya Aburahamu, uri ibyiringiro byanjye we Mana yera, uri ibyiringiro byanjye we Mana ya Aburahamu, uri ibyiringiro byanjye we Mana yera, uri ibyiringiro byacu we Mana ya Aburahamu, uri ibyiringiro byanjye we Mana yera, uri ibyiringiro by'ababyeyi Mana ya Aburahamu, uri ibyiringiro byanjye we Mana yera, uri ibyiringiro byacu we Mana ya Aburahamu, uri ibyiringiro byanjye we Mana yera. Niba ukeneye ko tugusabira impano yo kwizera, urashyiraho ikiganza cyawe tugusabira impano yo kwizera. Niba utabizi gushyira ikiganza, wirwaneho wandike. Kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyera imbuto zacyo. Kwizera, kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyera imbuto mu gihe cyacyo. Ukeneye kwizera, ino Yesu akuruhure ino. Ukeneye kwizera, ino Yesu akugwanirire ino. Kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyera imbuto mu gihe cyacyo. Umuntu wese akagisoromaho akajya kwishima mu kwizera. Kwizera kunesa Satani, kwizera ni igiti cy'umwimerere. Tubonye abantu batatu bashaka kwizera, umwe, babiri, batatu, ngira ngo bane. Nimba nawe ukeneye kwizera, abandi mwe mufite kwizera, kuko murankurikiye, murankurikiye rwose, ntago dufite abantu bakeya, turafite hano. Nimba ukeneye kwizera, ntabwo nihuse, ariko nimba ukeneye kwizera, nabwo ngo shyiraho ikiganza cyawe tugusengere. Ikiganza cyawe ni ikimenyetso kigaragaza ko uri kumwe natwe, hanyuma tukagusengera. Niba ukeneye kwizera, shyiraho ikiganza cyawe tugusabire kwizera. Kwizera gufite imizi yitwa ibyiringiro, gufite imizi yitwa ibyishimo, gufite imizi yitwa amahoro. Kwizera kurakomeye cyane. Kwizera kwanga amafaranga,
kwizera kwirukana abazimu, kwizera kwirukana za karande, kwizera ni kwizera kudasanzwe. Nimba rero ukeneye kwizera, ndakwinginze niwe n'umwuka wera ushyiraho ikiganza, ugize vuba utadukereje, tugusengere. Nituze gusoza utubwe ngo nanjye nari mfite n'ingeneye ko Imana ima kwizera. Ukeneye kwizera ko Imana yagukiza uburwayi, ukeneye kwizera ko Imana yakura agahinda, ukeneye kwizera ko Imana yagukiza izo nzingo, ukeneye kwizera ko Imana yakwishyura amadeni, ukeneye kwizera ko Imana yagukiza urwo ruzerero, ukeneye kwizera ko Imana yakubakira, ukeneye kwizera ko Imana yaguha umunezero. Nta kundi kubigeraho nuko wihana ubwo Imana ngo mwami nta kwizera nafite ariko ndakwakiriye. Ukeneye kwizera ko Imana yagukuraho ibitutsi by'abantu, ukeneye kwizera ko Imana yaguha aho gukorera hafatika, ukeneye kwizera ko Imana yakugarurira ibyaha byanyazwe. Nimba ukeneye kwizera rero ole parasha enemore, nimba ukeneye kwizera urashyiraho ikiganza cyawe hanyuma tugusengere. Tubonye bangahe? Yego ndabona barimo baza. Niba nawe ukeneye kwizera muri bino bihe andika tugusengere. Yego ndikora bonandi murabona muza muze rwose. Abinduri y'agahindu mu munezero, unyuzuza amahoro n'ibyishimo. Yesu we ngeze zakunamba witeka. Agahindu mu munezero, unyuzuza amahoro n'ibyishimo. Yesu we ngeze zakunamba witeka. Wamiduriye agahindu mu munezero, unyuzuza amahoro n'ibyishimo. Yesu we ngeze zakunamba witeka. Wino Yesu aguhindura amateka. Waminduriye agahindu mu munezero, unyuzuza amahoro n'ibyishimo. Yesu we zakunamba witeka. Iyo mitwaro yawe uyizane, iyo mitwaro ninayigukize. Iyo mitwaro yawe uyizane, iyo mitwaro yawe ayigukize. Imitwaro ikuremereye ino Yesu ayigukize. Imitwaro ikuruhije ino Yesu ayigukize. Imitwaro y'uburwayi, iyo mitwaro ikuremereye ino Yesu ayigukize. Imitwaro y'ibyaha ikubujije amahoro, iyo mitwaro mosha ino Yesu ayigukize. Iyo mitwaro y'agahinda ituma udasinzira, iyo mitwaro ino Yesu ayigukize. Iyo mitwaro yagutwaye umunezero, iyo mitwaro ino Yesu ayigukize. Iyo mitwaro Yesu aragushaka, bakuruhure agukize. Iyi mitwaro
iyo mitwaro ngwino Yesu ayigukize imitwaro y'uburwayi ikuremereyeyo iyo mitwaro ngwino Yesu ayigukize imitwaro y'amarira ikuremereyeyo iyo mitwaro ngwino Yesu ayigukize aho wakomerekeye umura Yesu arakomore iyo mitwaro ngwino Yesu ayigukize ngwino 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 nshuti yanjye ngwino ngwino usangire ibyishimo ngwino ngwino Yesu akumurikire ngwino ngwino wakira amahoro ngwino ngwino nshuti yanjye ngwino Yesu akuruhure ngwino 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 Yesu ayigukize ngwino 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 Yesu akuruhure ngwino Yesu agukize uburwayi ngwino mamayo ngwino Yesu akurengere ngwino yewe mukobwa ngwino Yesu agutabare ngwino 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 Yesu ayigukize ngwino ngwino orashe ngwino Yesu ayigukize wayigendanaga imitwaro y'ibyaha ngwino 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 Yesu ayigukize wayigendanaga imitwaro y'agahinda ngwino 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 Yesu ayigukize iyo mitwaro shaka iyo mitwaro ngwino Yesu ayigukize Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye babara buri muntu wese ushizeho ikiganza babara buri muntu wese uciye bugufi umuntu wese wari ukeneye kwizera uwari waratakaje ukwizera turamwaturaho imbaraga z'Imana ngo umubabarire mwami numara kumwabarira mwami umukize imitwaro yose repori nekosikadro babarira abakobwa babarira abasore babarira ababyeyi umuntu wese wari ufite ikibazo cyo kutizera nahanagurwe n'amaraso Yesu Kristo babarira buri muntu wese dukurikiye relashalabo enemo mwabarire mwami muhindurire izina mwabarire umukize imitwaro yose afite y'intambara y'ibibazo y'imanza imitwaro yose y'ibyaha byose irifo yari mubangamiye uyu muntu namusengeye ngumurengera umutabare umukize imitwaro papa umukize imitwaro y'amadeni uyimukize imitwaro y'uburwayi uyimukize imitwaro y'ibyaha uyimukize eleshara boriyama uyimukize papa otayigere uyimukize ukize abagabo ukize abasore iyi mitwaro yose yariri imbere zabo repara sharamando yibakize ubahindurira izina ubakureho za karande ubaremera amashimwe ndabatura imbaraga z'Imana kiza buri muntu wese